Bibiliya ivuga urupfu rw'intumwa za Yezu ebyiri gusa arizo Yakobo wicishijwe na Herode Agiripa wa mbere ndetse na Yuda Isikariyoti wiyahuye nyuma yo kugambanira Yezu. Amakuru y'uko izindi ntumwa zapfuye yasanzwe mu bitabo by'abanyamateka b'abakristo ba mbere. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku mpfu intumwa za Yezu zishwe ahanini zari z'agashinyaguro. Mbaye ikaze muri iki kiganiro. Reka duhere kuri Simoni uzwi cyane nka Petero ndetse akaba yari n'umukuru w'intumwa za Yezu. Petero yapfuye mu mwaka wa 33 nyuma y'urupfu rwa Yezu Kristo. Umwami Herode Agiripa wa mbere yari yaratangaje itotezwa ry'abakristo. Pawulo na Petero barahunze bava i Yerusalemu. Nyuma yo guhunga, Petero yigishije muri Yudeya ndetse na Antiyoshi. Nyuma yaje kujya i Roma maze abakristo barahogera cyane. Umutegetsi wa Roma witwa Nero icyo gihe yari yarategetse ko abakristo bose bagomba kwicwa ndetse ko kuba umukristo ari icyaha. Yategetse ko Petero abambwa ku musaraba, gusa Petero asaba yuko bamubamba ku musaraba acoramye kuko atashaka kubambwa kimwe n'umwami wacu Yezu Kristo. Intumwa ya kabiri ni Yohani. Abishi ba Yohani bashatse kumwica urupfu rw'agashinyaguro cyane, ariko Imana ikinga ukuboko. Yohani yarafashwe kimwe n'abandi bakristo mu gihe cy'itotezwa, ashyirwa mu ngunguru yuzuye amavuta yacamutse yatukuye kandi ashyushye cyane, ayashyirwamo ari muzima. Icyo gihe Yohani yari ashaje bigaragara, gusa icyabaye nuko Yohani yahise azamuka muri ayo mavuta yabaye umusore mwiza cyane afite itoto. Mbese ni nk'uko bafata umusaza w'imyaka 70 bakamutera mu ngunguru y'amavuta, ariko aho kugira ngo apfe ahubwo akavamo ari umusore mwiza ugaragara nk'ufite imyaka 25. Icyo gihe Yohani yahise ahunga yerekeza ku kirwa cya Patimosi kuko abamwicaga batongeye kugerageza kumwica kuko bahise bagira ubwoba bakamwihorera. Kuri icyo kirwa cya Patimosi yarahabaye agaburirwa n'inyoni, nabwo mu buryo butangaje, ari naho yandikiye igitabo cye byahishuwe. Intumwa ya gatatu ni Andreya, wigishije muri Georgia, Istanbul, Macedonia ndetse no mu Bugereki. Umutegetsi wo mu Bugereki witwa Egiatis yarakajwe n'inyigisho z'intumwa, nuko ategeka Andreya guhakana ukwemera kwe imbere y'urukiko, arabyanga. Yahise afatwa abambwa ku musaraba umeze nk'agakubo cyangwa se X, azirikishwa imigozi ikomeye. Gusa Andreya akomeza kwigisha abamwicaga, apfira atyo mu gahinda gakabije, gusa apfa apfuye gitwari kuko yapfuye akigisha abamugiriraga nabi. Indi ntumwa ni Filipo wigishirije mu Bugereki, Siriya ndetse na Turukiya. Filipo yigishije ndetse ahindura umugore w'umutware w'umujyi, bityo ibyo birakaza umutware w'uwo mujyi. Filipo yaratotejwe maze abambwa ku musaraba, arapfa ahambwa muri uwo mujyi. Intumwa ya gatanu ni Baritomewo wishwe nabi cyane. Baritomewo yigishije inkuru nziza muri Mesopotamiya, Perisiya, Irani y'ubu, Arumeniya ndetse n'Ubuhinde. Uyu we ibyo yakorewe ni ubugome burenze ukwemera. Baramufashe bamurambika hasi maze bamukuraho uruhu ari muzima, baramushishora kuva ku mano kugeza ku mutwe yumva. Baramuretse aguma aho ngaho arebwa n'amasazi, aza gupfa haciye iminsi mikeya. Ibyo byose ryari itegeko ry'umwami wari wararakajwe n'uko imbaga nyamwinshi y'abaturage be bari bamaze guhinduka abakristo. Intumwa ya gatandatu ni Matayo, nawe wishwe nabi cyane. Uyu ni nawe wanditse ivanjiri ya Matayo, iri muri Bibiliya ntagatifu ndetse na Bibiliya yera. Bivugwa ko yigishije muri Etiyopiya ho muri Afurika, Yudeya, Macedonia, Siriya ndetse na Pantiya. Yapfiriye muri Etiyopiya ubwo umwami yategekaga umurinzi we kwegera Matayo akamwica. Umurinzi we nta kindi nawe yakoze, yegereye Matayo aramwica nk'uko umwami yari abimusabye, nuko Matayo apfa atyo, apfa yemera Kristo ndetse apfa apfiriye Kristo. Intumwa ya karindwi ni Tomasi. Uyu ni wa wundi wabanje guhakana ko Yezu yazutse ataramwibonera, arakaza kubyemera nyuma amaze kumwibonera. Yigishije i Babiloni ariyo Iraki y'ubu, ajya mu Buhinde, Ubushinwa ndetse na Irani. Yiciwe muri Mirapore ho mu Buhinde, aho yafashwe akajyanwa ku musozi maze bakamutekura icumu agapfa. Intumwa ya munani ni Yakobo mwene Alufeyi wigishije Damascus muri Siriya. Abanyamateka bavuga ko yafashwe n'Abayahudi bakamuteragura amabuye kugeza apfuye,
bamuhora kurenga ku mategeko ya Kiyahudi ndetse no gufata Abayahudi akabahindura Abakristo. Ubwo yari arimo aterwa amabuye, umwe mu bicanyi yaramwegereye, arangije afata igiti bakubitishaga imyenda akimwasa mu mutwe, nuko arapfa. Intumwa ya 9 ni Simoni, wigishije mu majyaruguru ya Afurika, by'umwihariko mu Misiri, Mauritania ndetse n'Ubwongereza. Simoni utari Petero yishwe nabi cyane kuko yacishijwemo ibice bibiri hakoreshejwe urukero. Bafashe urukero rusanzwe rusatuye imbaho, barukatisha inyama n'amagufa ya Simoni kugeza apfuye. Intumwa ya 10 ni Yuda cyangwa se Tadeyo, yafatanyije na Simoni mu guhindura abapagani bo muri Yudeya, Perisiya, Samariya, Idumeya, Siriya, Mesopotamiya ndetse na Libiya. Kimwe na Simoni, Yuda cyangwa se Tadeyo nawe yishwe hakoreshejwe urukero, aho bamufasha bakamubagisha urukero bakamusataguramo ibice byinshi. Intumwa ya 11 ni Yakobo mwene Zebedeyi, akaba umuvandimwe wa Yohani. Nawe yarafashwe ndetse yicwa na Herode Agripa wa mbere Yerusalemu mu gihe cy'itotezwa ry'Abakristo ryakozwe n'umwami Herode Agripa wa mbere. Gusa iby'uko yishwe ntabwo bizwi neza, kizwi n'uko yishwe muri icyo gihe cy'itotezwa ry'umwami Herode Agripa wa mbere. Intumwa ya 12 ni Yuda Iskariyoti, abenshi bamwita intumwa y'umugambanyi kuko ari we wagambaniye Yezu Kristo akamutanga ngo bamwice. Yahawe ibice 30 bya feza bihawe n'abaherezabitambo b'Abayahudi, maze atanga Yezu. Yuda yatekereje ku byo yari amaze gukora ndetse yatekereje n'ubugome bwari bumaze gukorerwa Yezu Kristo, kwibabarira biramunanira, nuko afata umwanzuro wo kwimanika arapfa. Nubwo izi ntumwa 11 za Yezu zishwe, gusa ubutumwa zatanze ndetse n'inkuru nziza zigishije yageze hirya no hino ku isi, Ubukristo bwarogeye ku isi hose ndetse zabaye umusingi w'Ubukristo. Mu gusoza, ntitwakwibagirwa ko hari izindi ntumwa za Yezu gusa zitari muri 12, harimo Pawulo, Stefano, Barinaba, Matiyasi wasimbuye Yuda Iskariyoti ndetse n'abandi. Fasha uwo mwanya nubaha cyane kugira ngo ngushimire, uw'ingenzi wafashe umwanya ukumvira ikiganiro. Ntibagirwe gukora subscribe, share ndetse na comment kuri iyi channel ya Tumika TV Official. Ndetse n'uwakwifuza gutanga ubundi bufasha yatwandikira kuri email yacu iri muri description, ndetse agakoresha nimero yacu nayo iri muri description. Imana ibarinde, twabanye muri ikiganiro. Ni Turatimana Michel. Ciao.